Inkomoko yo gusenga ibigirwamana. Inkomoko y'ubuhabara yaturutse ku kubaza ibigirwamana, maze uko kubivumbura kubahumanyiriza ubuzima. Ntibyigeze bibaho kuva mu ntangiriro kandi nta nubwo bizahoraho. Ubwo ni ubwirasi bw'abantu bwabizanye ku isi, ariko n'igihe byagenewe cyo kuvanwaho kiri bugufi. Umubyeyi wari wazahajwe n'icyunamo kimutunguye yakoresheje igishushanyo cy'umwana we wari ukindutse, bityo uwahoze ari intumbi se amwubaha nk'Imana kandi ashinga abe ayo mabanga n'iyo mihango. Maze uko ibihe bisimburana uwo muco urakomera kandi ukurikizwa nk'itegeko. Nanone kandi ku bw'itegeko ry'abatware, amashusho y'amabazanyo yaje gusengwa, kuko abatashoboraga kubashengerera kubera ko batuye kure bagenekerezaga uko basa, maze umwami batari kumwe bakamusimbuza ishusho, nuko bagashishikarira batyo kumuhakwaho nk'aho ayahibereye. Nguko uko n'ababaga batazi umwami nabo baje kumuramya babitewe n'ishyaka ry'umunyabukorikori wari ubifitemo inyungu. Uwo muntu ndetse kugira ngo arusheho gushimisha umutegetsi we, yamukoreraga amashusho asumbye uburanga ubwo asanganywe. Nuko imbaga igahururira ubwiza bwayo, maze umwami bahaga icyubahiro cy'umuntu cyonyine agahinduka atyo Imana ikwiye gusengwa. Nuko ubuzima bw'umuntu bugwa gutyo mu mutego, bicwa n'ibyago n'agahato k'abatware, kuko bari bafashe ibuye cyangwa igiti bakabiha izina risumba ayandi yose. Reka dukomereze ku ngaruka zo gusenga ibigirwamana. Ntibahagijwe n'uko kuyobagurika mu bumenyi bw'Imana, ndetse no guhora mu ngorane z'urudaca zitewe n'ubujiji. Ibyago nk'ibyo batinyutse kubyita amahoro. Kubera imihango yabo yo kwica abana, amabanga yabo afifitse, cyangwa ibisazi batewe n'umurengwe, ntibacyubaha ubuzima cyangwa ubumanzi bw'abashakanye, ahubwo umwe arica undi urw'agashinyaguro, amugambanira cyangwa se akamutesha icyubahiro yohokera ubusambanyi. Byose byabaye uruvangitirane: kumena amaraso n'ubwicanyi, ubujura n'ubuhendanyi, ubushukanyi n'ubuhemu, imidugararo n'ubugambanyi, kumwaza abanyamurava, kwibagirwa ineza, ubwandure bw'imitima n'ubukubaganyi, ubushyamirane mu bashakanye, ubusambanyi n'ubwomanzi. Koko rero gusenga ibigirwamana bitabaho ni intangiriro, impamvu n'iherezo y'icyitwa ikibi cyose. Hari ukwishima birenze urugero, hari uguhanura ibinyoma, hari ukubaho mu bugome cyangwa kurahira ubusa. Kubera ko biringira ibigirwamana bitagira ubuzima, bemera ko indahiro zabo z'ibinyoma nta ngaruka mbi zizabatera. Ariko rero bazahanishwa igihano cyikubye kabiri, kuko biyibagije Imana bagaragira ibigirwamana kandi bakarahira ibinyoma, bahinyura icyitwa ubutungane. Ntabwo ari ububasha bw'ibintu barahiriyeho, ahubwo ni urubanza rucirwa abanyabyaha, ruhana iteka ryose abaca ku mategeko. Ibi ni ibyanditswe byera dusoma mu gitabo cy'ubuhanga, ibice 14 duhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 31. Ubu ni ubutumwa butugaragariza aho gusenga ibigirwamana ibyanditswe byera byita nanone ubuhabara cyangwa ubusambanyi. Ibi kandi ni ibintu bigira ingaruka ku kiremwa muntu nk'uko ibyanditswe byera bigaragaza. Ndagushishikariza kuzasoma muri ibi byanditswe byera ukamenya neza
ibingibi abantu bimitse ibigirwamana by'amashusho y'abagore, by'amashusho y'ibiguruka, by'amashusho y'izuba, by'amashusho y'abagabo, aho byaturutse. Numara kubisoma ntuzabe uwo gusoma gusa, ahubwo uzabitekerezaho ufate n'icyemezo cyo kubisezerera burundu. Imana ntabwo inegurizwa izuru, icyo umuntu abibye nicyo asarura. Nyamuneka biba gukiranuka, usenga Imana imwe rukumbi, Imana itagaragara, unyuze ku mukiza yaduhaye, ari we Kristo Yesu umwana wayo, wavutse abyawe mu buryo bw'Umwuka wera, akabyarwa n'umwari witwaga Mariya, akaba yarasinziriye ategereje umuzuko nk'abandi bera bose. Mariya ntabwo ari uwo gusengwa. Nyamuneka ntukagwe muri uyu mutego wa Satani. Inzira yonyine twahawe gukirizwamo ni Kristo Yeshua, abandi bita Yesu cyangwa Yezu. Niwe nzira yonyine y'ukuri n'ubugingo, nta ujya ku Mana Data atari we umujyanye. Nta yindi nzira. Izindi nzira zose ni iz'abantu bashyizeho, kandi by'abantu bashyizeho bizasigara mu isi. Ibizasigara mu isi byose bizakongoka ubwo Kristo azaza kwima ingoma ye, aho byose bizahinduka bishya. Reka mesoreje ahangaha, nakwifuriza yuko Umwuka wera yagusobanurira ibirenze ibi. Naho ubutaha mwari kumwe nanjye Mimi.